Nitwa Anastasia Mukayiranga. Muri iki cyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe bya Kiliziya nahanye kuba imbuto kubera abandi imbuto. Akenshi dutaha twahindutse uko umuntu yaje siko ataha. Nitwa Mukanaho Beata, ntuye muri paruwasi yacu ya Mutagatifu Yosefu i Gahanga. Umuntu aba agomba kubana na mugenzi we neza, bakabana neza mu mahoro. Nitwa Anastasia Mukayiranga. Muri iki cyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe bya Kiliziya nahanye kuba imbuto kubera abandi imbuto, nkuko twabyize mu Ivanjiri. Imbuto yatewe yagiye igwa ahantu hose, natwe rero tugomba kuba gutera imbuto mu bandi ba Kristo, tukamenya yuko iyo mbuto tubiba tudagomba kuvuga ko ntacyo yatanga. Ishobora kugenda igwa aho hose batubwira, ariko ntago aho tubibye bigenda ubusa. Amaherezo aho igwa hose ishobora kugera na cya gihe uwo muntu twabibyeho imbuto aba igitaka cyiza, akera imbuto nyinshi ndetse akazibiba no mu bandi bose, ari twebwe byaturutseho, ari gihe wabije iyo mbuto bigatuma ikwira ku bandi ba Kristo bose. Cyane nitwa Nduwayezu Emmanuel, nkaba ndi Vice President w'inama nkuru ya Paruwasi Saint Joseph Gahanga. Nibyo koko buri cyumweru tuza, nta invitation zindi ziba zatanzwe, ahubwo tuza twese twihuta tugira ngo tuze gusenga duhure na Nyagasani. Akenshi dutaha twahindutse uko umuntu yaje siko ataha, kuko uba uje wumva uremerewe ariko utaha wumva uruhutse, wumva utuje mu mutima. Hari icyo ucyuye ariko hari n'abasigaye. Mu utahana hari n'icyo ushyira abasigaye cyane rwose. Icyo dukora tubaratira ibyo tuvanye hano ku Kiliziya, tugenda twishimye kandi tubiratira abandi. By'umwihariko rero nk'uyu munsi ntabwo twahora kuvuga ko dutahanye, ko ijambo ry'Imana ryose umuntu yumvise ntabwo risubirira yaho, hari byinshi rihindura, kandi dutashye twumvise ko tumeze nka cya gitaka cyabibwemo imbuto, hanyuma zikagenda zera mu buryo butandukanye. Murakoze. Abantu benshi bamuteranira iruhande bituma ajya kwicara mu bwato, naho rubanda rwose ruhagaze ku nkombe. Ababwira byinshi mu migani, ati umubibyi yavuye iwe ajya kubiba. Nuko igihe abiba imbuto zimwe zigwa iruhande rw'inzira, inyoni ziraza zirazirya. Izindi zigwa ku rubuye, izasanga igitaka cyinshi, nuko zimera vuba kuko igitaka cyari gike. Izuba rivuye zirashya, ziruma kuko zitari zifite imizi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura nuko arazipfukirana. Izindi zigwa mu gitaka cyiza, nuko zera imbuto 100, indi 60, indi 30. Ufite amatwi yumve.
abigishwa baramwegera baramubaza bati igituma ubabwirira mu migani ni iki? Arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya amabanga y'ingoma y'ijuru, naho bo ntibabihawe, kuko ufite byinshi ari we uzongererwa agakungahara, naho ufite bike n'icyo yari afite bazakimyaka. Nicyo kizera kubabwira mu migani, kuko bemera ntibabone, kuko bareba ntibabone, batega amatwi ntibumve kandi ntibasobanukirwe. Bityo ubuhanuzi bwa Izayi bubuzurizwaho ngo kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabona, kuko umutima w'uwo muryango unangiye, bipfutse amatwi bahuza n'amaso, bagira ngo batabona, bagira ngo batumve, bagira ngo umutima wabo udasobanukirwa, bakisubiraho nk'abakiza. Mwebweho amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu arahirwa kuko yumva. Ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'intungane nyinshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Mwebwe rero nimwumve icyo umugani w'umubibyi uvuga. Umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ariko ntaryiteho ameze nk'imbuto yabibwe iruhande rw'inzira. Sekibi araza akamukuramo icyari cyabibwe mu mutima we. Imbuto yabibwe mu rubuye isobanura umuntu wumva ijambo ako kanya akaryakira nta byishimo, nyamara ntirimucengeremo ngo rimushingemo imizi, kubera ko ahora ahindagurika. Iyo hadutse amagorwa cyangwa ibitotezo bitewe n'iryo jambo, agwa ako kanya. Naho imbuto ibibwe mu mahwa yo isobanura umuntu wumva neza ijambo, ariko imihindurikano y'isi n'ibishuko by'ubukungu bigapfukirana iryo jambo rigapfa ubusa. Hanyuma imbuto ibibwe mu gitaka cyiza isobanura uwumva ijambo akaryitaho, uwo arera akabyara imbuto, undi 100, undi 60, undi 30. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Niyo mufasha, ni umukozi hano kuri paruwasi Gahanga. Hano i Gahanga iyi paruwasi yacu imaze imyaka 5 ishinzwe, ariko ibyiza by'iyi paruwasi ni byinshi, igenda itera imbere, ibikorwa byaba bigenda byaguka. Ibyiza rero dukorera ku iyi paruwasi ni ibintu byiza cyane. Tubona misa buri cyumweru, no misa yo mu byiza turazibona. Nk'ibintu byiza dukura mu misa yo ku cyumweru, hari nk'abantu baba bataje gusenga, iyo umugezeho akabona uri kumwerera imbuto nziza, aramutse ataje mu misa ku kindi cyumweru, nawe hari igihe agira ubushake bwo kuza mu misa akaza gusenga, nawe bikamufasha, bityo akagira amahirwe yo kumva ibyiza bya Nyagasani, agacura ijambo ry'Imana kandi bimugirira akamaro. Ngo hari abantu baza mu misa bakumva inyigisho, bakumva ijambo ry'Imana, bigaca mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi. Wowe uyu munsi wa none kuri iki cyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya, dusangize ni iki utahanye, noneho nyuma yaho uze no kugira ubutumwa ugenera abantu bose baza gutyo bagatahira aho ngaho, nubwo wenda ntawe upfa gutahira aho yaje mu ngoro y'Imana, ariko hariho uwo wabaza akabura icyo asubiza. Ikintu ntahanye ibintu byinshi mu byiza ntahanye ko umuntu aba agomba kubana na mugenzi we neza, bakabana neza mu mahoro, kandi iyo ufite mugenzi wawe mubana neza, mukabana mu rukundo nk'uko tubyigishwa buri cyumweru. Iyo ufite mugenzi wawe mubana neza, umwerera imbuto nk'uko babivuze, iyo ufashe imbuto ukazitera ahantu mu gitaka cyiza, byanze bikunze imbuto zera izindi mbuto nziza.
icyiza inama twagira nk'abandi bantu bataza mu misa cyangwa se baza mu misa bagatahira aho ngaho, ni uko nyine bakumva ibyo babwiwe bakabishyira mu bikorwa bakabyumva, kuko nta muntu wumvishe ijambo ry'Imana upfira gutahira aho ngaho. Iyo ari umuntu rwose biba byiza akagenda yerera n'abandi buto nziza. Murakoze.